Kagame ati abanyarwanda ni abaturage beza ariko bayobowe n'ibyo ntazi. Yabuzwa n'iki se kuvuga gutyo? Yabuzwa n'iki kuvuga amagambo nk'ayo atwita abana beza, ko twamuhaye rugari igihugu akaba akiyoboye uko ashaka? Arabyuka mu gitondo akita abayobozi ibyo ntazi, bakarushanwa kumukomera amashyi. Arabyuka mu gitondo akita abafana be, mwe mumushyigikiye mwese ibifobagane, ati ntimuzi kwihagararaho, muri abantu b'ibirimarima, kwa kundi yagiye agira gutya, ati muri ibifobagane. Mwarangiza mukabyiganira kumuha amashyi n'impundu. Yabuzwa n'iki se kubita ko muri abana beza? Nta challenge mumuha, ibyo abakorera, ibyo dukorera, ntabwo dushobora kubimuryoza. Niyo mpamvu dufata nk'abana beza. Ari mu kindi gihugu, igihugu gikunda bene cyo, ari mu kindi gihugu, abagabo, abaturage bazi uburenganzira bwabo, nta muntu ushobora guhaguruka ku karubanda ngo avuge ngo ntewe isoni no kuba umwe muri mwe, nimurangiza mumureke akomeze abayobore. Kagame mu magambo ye yavuze ko aterwa isoni no kuba umwe mu banyarwanda, bavukana namwe kubera ubufobagane bwanyu. Umugabo uvuga ibi nta kintu tutamuhaye. Ndagira mbibutse ko ari we perezida wenyine dufite wigeze kuba visi perezida. Niwe visi perezida wenyine u Rwanda rwigeze kugira. Uzumva abantu benshi rimwe na rimwe bavuga ngo Kagame yabaye perezida atabishaka, yashaka kuba ikindi kintu. Icyo ni ikinyoma. Abantu mudakurikira, nimwe muzi ko Kagame adakunda ubutegetsi. Ni namwe ajya ashuka rimwe na rimwe mukibwira ko ari demokratike, ari abandi bantu bamunaniye, ariko 94 bafashe ubutegetsi, nta hantu hamwe byanditse, habe muri constitution habe no mu masezerano ya Arusha, byarangiye abaye visi perezida. Ntiyaba visi perezida gusa, aba na minisitiri w'ingabo, aba n'umugaba mukuru w'ingabo. Izo fonction zose azihuje. Arangije amaze kuba perezida muri 2000, nta wundi visi perezida watowe wo kumusimbura. Yabuzwa n'iki kuvuga ko twitonda? Yabuzwa n'iki kuvuga ko abanyarwanda ari abaturage beza? Kandi koko nibyo, muri abaturage beza kuko mutinya ubutegetsi, kuko muyoboka butama buhumyi, mudashobora gucalenjinga ubutegetsi. Kagame uvuga aya magambo, isambu ashatse yose mu Rwanda arayibona. Ngira ngo muzi ibyo yakoreye abaturage ba Kangondo. Twese turica hano, buri wese ari kwihigira ibye, ariko ntitubabajwe na bene wacu bo muri Kangondo batswe amasambu, ubutaka bwabo baruhiye, inzu zabo bubatse kugira babashe gutunga imiryango, byigarurwa n'umuntu umwe. Uwo muntu yabifashe ku gahato, yirengagije ibyuya bene byo babiriye. Ariko kuko atari twe, ntacyo bitwaye. Aho rero niho yaravuga ko turi abana beza, kuko ari mu kindi gihugu, umuntu wese ahita avuga ati ibi bibaye Kangondo, hari abaturage bo mu Kiyovu byigeze kubaho,
hari abaturage bo ku Kimicanga byigeze kubaho, hari abaturage bo mu Rugabano, hano mu Rugando byigeze kubaho. None ni iki kimbwira ko jyewe utuye mu Migina, jyewe utuye Kicukiro, Kabeza, bitazangeraho igihe hano hantu azaba hashaka? So uwo Kagame nuvuga ko turi beza, kuko ibyo tubireba ntitubashe gutekereza ngo turenze amaso tuvuge tuti uyu muntu yubatse ino nzu, abana be baraburaye atahana umufuka wa sima, abana be biga nabi atahana akadobo k'irange, kugira ngo akunde agereke itafari ku rindi, aho bita Barnyahe, ahubaka akazu kamufashije ndetse kari gatunze umuryango, ariko umuntu aricaye mu gitondo aravuze ngo ntabwo mugomba gukomeza kuba hano. Ngo Kagame nuvuga ko turi abana beza, kuko ibyo byose turabirebera bikaba tureba nyine bigatambuka, ariko umuntu uzi ubwenge akwiye kumenya ko nta n'umwe ukingiye kuri icyo kibazo, nawe ejo byakugeraho. Nahoze mbona abantu bo muri Nshiki ni hehe rino ry'isoko i Kigali bari kuvuga ngo icyama perezida akabimenya, ngo icyama perezida akabimenya ngo bari kudutwara ibintu byacu. Ubundi bijya gupfa perezida akemura ibibazo by'amasambate, by'ibibanza byo mu isoko. Perezida atanga inka ate? Utuntu duto peti nk'utwo duto tudakwiye kubamo perezida. Ibibazo byagakwiye gukemurwa n'inkiko, dusigaye twumva ko bigomba gukemurwa na perezida, kandi perezida ntabera hose icyarimwe. Ibyo byose rero biraba tukabirebesha amaso, tukibwira ko tutazagerwaho, ariko iyo tuba tuzi ubwenge koko twakamenya ko ari twe dutahiwe. Perezida arabyuka mu gitondo akavuga ati no, you know what, nashwanye n'Ubufaransa, ntitaye ku bintu byose biri kuba hano muri iki gihugu. Kuva uyu munsi abantu bazajya bavuga Icyongereza, cyangwa tuzajya twigisha abana bacu mu Cyongereza. Ntago yitaye ku barimu bagiye kubigisha, ntago yitaye ku burezi bugiye gupfa, ntacyo bimubwiye. Natwe kandi nk'ababyeyi ntago dufitiye impuhwe abana bacu, ntago dushobora kuzamura ijwi. Njya nibuka muri graduation hari ababyeyi bayijemo batazi Igifaransa, batazi Icyongereza kuko bize muri systeme francophone. Abana intellectuel, abana integre bari bakeneye umusemuzi mu gihugu cyabo, ari umwana w'abagraduatinze ariko ari gukoreshwa ururimi batazi, batisanzuyemo. Ushobora kumva ari akantu gatoya, ariko ikintu byamfumbuye amaso ni ukumva ko ni nko kwigizayo abantu. Hari abantu ntagikeneye kubera ko bavuga ururimi ntashaka. Iyaba byari muri strategie zijyanye no guteza igihugu imbere, zitari strategie z'umujinya kuko washwanye n'Ubufaransa gusa, wenda nashaka kubyumva. Ariko Igifaransa ntabwo cyavuye mu Rwanda kubera ko ari ururimi rutari riche, rutari ururimi rutagikoreshwa, no, rwakuwe muri systeme yo kwigamo, ruvanywemo n'ikibazo twari dufitanye n'Ubufaransa. Uwo muperezida rero wa mugani kuvuga ko turi abana beza kuko tumuha uburenganzira bwo kwikora icyo ashatse cyose, yabuzwa n'icyo kubivuga. Turi iki? Turi abana beza. Mu yandi magambo, turi intama, dushorewe nk'abajyanywe ku ibagiro. Icyo ashatse cyose kigomba kugenda gutyo.
turi abana beza kuko si twe tumushyiraho, turi abana beza kuko mu gitondo arabyuka akavuga ati akarere ka Nyagatare kayoborwa n'umuntu uvuye aha n'aha, akarere kacu ka Ngoma, akarere ka Nyamasheke agakubita umuyobozi ashatse. Ntabwo dutora meya, abadepite mwabonye ko ntabo dushyiraho, nta raporo atugomba, tukabirebesha amaso tukavuga tuti ndiyo bwana. Niyo mpamvu avuga ko turi abana beza. Nkeka ko biramutse bigushimishije ko uri umuturage mwiza kuri iyo nivo, waba uri uwo gusengerwa. Nizere ko utagwa mu mutego w'uko iyo ari compliment, icyo ahubwo ni igisebo, ni igisebo kuko kigaragaza ko yadufashe amatwi. Ntabwo icyo ari umutoma, ntabwo ari akajambo keza ko kudushimira ko turi abana beza, ahubwo ni ukutubwira ati murasinziriye, nzabayobora mpaka, ndetse niho bigana. Nituyoborwa na Ange Kagame tuzayoborwa n'umwana we, kereka niduhindura ingendo. Ibyo kutubeshya ko nta gahunda afite yo kugira umuyobozi umwana we, azabibeshya abatamuzi ubwo yatubwiraga ko adafite gahunda yo guhindura itegeko nshinga, bwarakeye ararihindura, atubeshyira ko ari twe twabimufosinzeho. Nitwe twikoreye intangara, ariko mu bindi bihugu nka Tanzania, nubwo nayo ifite demokarasi ushobora gukemanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu benshi bishyize hamwe basaba Nyerere ko akomeza kubayobora, arabwira ati hoya, I had enough, nakoze ibishoboka, uyu ni umwanya wo kubisa abandi bakayobora. Kagame rero ikintu atubwira ngo na Ange Kagame na Ivan n'abandi bose ni abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuba icyo bashaka mu gihugu, nibyo, ariko kuba twempozaho bakaba abayobozi bacu numva atari byo. Ariko umuntu uvuga ko bidashoboka ari mu mandazi, birashoboka kandi niho bigana. Icyo rero si ikintu cyo kwishimira ko turi abana beza, kuko twayobotse, twahisemo kuba abacakara, tuba nka ya mbeba yabyibuhiye mu mutego, ifashwe muri rwa gakoco ibyibuhiramo. Tuba nka rya tungo ryorowe ariko rizabagwa igihe shebuja azaba arishaka. Ubwo si ubwana bwiza dukwiye kwishimira, uwo si umutoma dukwiye guterwa tukararama ngo turi abana beza. Kuko turi abana beza kuko akubita uwo ashatse tugaceceka, akaza akaduhagarara imbere akavuga ko akubita. Mu myaka 2 ishize yatubwiye ko hari igeze kumva yafunga abaminisitiri ngo akaba ngo yababoha, abaminisitiri barimo na perezida, kuko icyo gihe yabivugaga akiri visi perezida. Nta bisobanuro atugomba. Niyo mpamvu yumva turi abana beza, kugeza ubwo duhagarara imbere akatwigambaho gukubita. Ikiruta byose yarangiza akatubwira ati bayobozi muri hano muri ibyo ntazi, ibyo ntazi akaba ari we ubituzanira ngo bituyobore. Ngira ngo mwabonye ko Edouard yasabye imbabazi kandi yazihawe. Bamporiki inshuti yanjye, nubwo rwose yanyanze kubera ko nyine ngo ndi ikigarasha, ariko n'umuntu nzi.
ariko amakosa yakoze ubundi ntamwemerera kugaruka mu myanya y'ubuyobozi, gusa kuko igihugu cyacu ariko kimeze kandi wenda Kagame akaba atinya umunwa we, mu bufobagane bwe agiye kumushakira umwanya, ashaka kuzamugira ambasaderi, ashaka kuzamugira iki, ariko ntibikuraho ko yariye ruswa, warayiryoshya aryoshya akayita indonke. Mu by'ukuri iyo yari carte rouge imukura mu kibuga akabisa abandi, bakaza agashaka imyanya bagakora, kuko yagaragayeho ubusembwa. Gusa abantu nka bariya aragenda akabagarura, recycling, ba bandi batwibye, ba bandi basabye ruswa, ba bandi bakubise abagore, ba bandi ye tutayobewe bose, tuyegutse tukabona baragarutse kuko gusa barata Kagame. Uwo si umutoma rero, uwo si umutoma dukwiye kuryoherwa nawo, kandi dukwiye koko gukanguka. Nkuko mwanyumvisheho mbivuga, ntago mu by'ukuri munyomoza. Abanyarwanda mvuze ko duteye nabi, nanjye ntago naba mbeshye. Ibyo Kagame yita byiza, njye mbona duteye nabi, kuko twubaha ubutegetsi kuruta uko twubaha amategeko. Ubuyobozi bwose bugiyeho turabuyoboka tutizigama. Ntago ari ibintu bitangiye ubu, ntago ari ibintu twize ubu, ibi kandi ni ibintu byatugejeje kuri jenoside. Abantu bakunda kubivuga kuko benshi basimbukira kwitemana cyangwa kugutemwa kwa bene wacu, kw'abaturanyi bacu, kw'abavandimwe bacu, kw'inshuti zacu, guhigwa, gutotezwa. Ariko ikintu birengagiza ni uko ibyo byari indunduro y'umuco mubi wari umaze igihe, n'uyu munsi ariko ugihari. Kuyoboka buhumyi kugeza ubwo udashobora kubwira leta ngo ibi si byo, kandi nimbivuga simbizire. Ntabyo twagize kwa Kayibanda, ntabyo twagize kwa Habyarimana. Ngira murabona uko ngana, nshobora kuba abo mbabeshyeye, I don't know, ariko amakuru mfite kugeza uyu munsi anyereka ko n'ubundi ubwo bwisanzure butari buhari. Twari dufite sosiyete iyoboka, tukayoboka umuntu kuko ari mwene wacu, tukayoboka umuntu kuko twiganye, tukayoboka umuntu kuko yatugaburiye, tukayoboka umuntu kuko ari perezida, ariko yakora nabi tukanga kuvuga n'injya mu kanwa, mugani w'Abarundi, cyangwa tugatinya kugirwa nabi. Aho rero naho twari abana beza mu maso ya Habyarimana, mu maso ya Kayibanda, mu maso ya Sindikubwabo. Njye kuko ndi umurepublike nkaba n'umudemokrate, ntabwo njye njya nshyigikira ibintu byabaye ku bwami, nta nubwo njya mbitangaho urugero cyane, kuko yari ingoma mbi igomba kugenda. Ngo ishingiye ku bwoko, ishingiye ku bintu by'ubugoryi, ngo umuntu yavukanye imbuto, ureke ibirwa babeshya abantu ngo yari ingoma yunga, sosiyete ari primitive. Ntabwo ushobora kumbwira ko mu Rwanda rero hari ubwami bumeze neza, kandi ku isi hose tuzi ko ubwami bwageze igihe ari bubi. Si mu Rwanda gusa, nujya no mu Bwongereza, nujya n'ahandi, abami ni abantu kubera ko bumva bavutse bafite icyo barusha abandi bantu babana, bafite uko biyumva ku buryo basuzugura abasigaye bose. So kuri jye no, ntabwo njya muri izo propaganda za FPR zo kutubeshya ko ku bwami ibintu byari bimeze neza, babeshya abantu ko bavukanye imbuto. No, niyo mpamvu iyo mvuze ubutegetsi njyewe mpera wenda kuri Mbonyumutwa kuko yari transition, bategura ko Kayibanda aba perezida, none nkaza kuri Kayibanda, nkaza kuri Habyarimana, Sindikubwabo, Bizimungu na Kagame.
ni ubwo butegetsi nibonamo, kuko njye ndi umurepublike demokrate, nta muntu uvukana ibintu bidasanzwe bituma agomba kuyobora sosiyete. Ukwiye kuyobora sosiyete kuko ubimerita, abaturage mukagirana igihango gituma bagushyiraho, apana uko wavutse. Nuvukurikira imarima gusa kuvuka heza ujya aho tuyobore, ntago ibyo mbyemera. Anyway, ntago ari cyo kiganiro cy'umunsi turimo, ariko ndashaka kugaragaza ko ubwana bwiza Kagame avuga twabutangiye neza, twabutangiye kera nako, ariko si ubwana bwiza, ahubwo n'ubuhumyi kandi ingeso tumaranye igihe twagakwiye gushiraho, yagakwiye kudushiramo kwa. Nayo mvuze Kayibanda ku gihe cye, nawe hari ibyo atakoze uko bikwiye byinshi. Habyarimana same. Kayibanda yateguye amatora 3 nimba nibuka, hose yatsindiye hejuru ya 70, 80, 90. Habyarimana yatorwaga 100%. Kayibanda igisekeje, nyuma yo gutorwa 3, manda ze zari zirangiye kuko manda yagiraga manda y'imyaka 4. Ubwo ndakeka ntari kwibeshya, ni nibeshya mu nkosore munsi. Manda ze zirangiye hagomba kuza undi muntu, abaturage bamutegeka guhindura constitution. Burya Kayibanda yakorewe coup d'etat ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7, hagombaga kuba kongere, yagomba kubera Igitarama, banza ari kumwemeza nka none nk'indi manda, ikintu nk'icyo bisa nka byandi nahoze mvuga. Iyaba ari umudemokrate yashoboraga nawe kuvuga ati nkabira navuze kuri Nyerere, ati no, nakoze igihe cyanjye byarangiye, ndagiye. Ntabwo nshyigikiye ko Habyarimana agomba kumukuraho ko yamukuyeho, ariko ndacyavuga ku bwiza bw'abana b'Abanyarwanda, ku bugwaneza bw'abaturage b'Abanyarwanda n'ingaruka bitugeraho. Habyararaje imyaka 2 nta matora, nta demokarasi, kuko twari nyine muri leta ya gisirikare. Bigeze muri 75 haje MRND, uko yaje murabizi, abakuyeho MDR. Kayibanda mbere nagira mbibutse ko ari wakuyeho andi mashyaka yose yasaga nk'ayamaze kugenda. Kayibanda yavuye ku perezida, aprosomita kiriho, Runari yaragiye, ishyaka rya Bwanakweli Raderi ryaragiye. Ntabwo ari Habyarimana yakuyeho bwa bwiza bw'abana b'Abanyarwanda. Haje Habyarimana atuzaniye muvoma, ubwato butwambutse inzira y'icyarya, inyanja y'ubujiji n'ubukene, whatever, no gutera imbere. Tuzarisuraga ntabwo nzizi neza, ariko nawe araza muri uwo mujyo, turamushyigikira, tumutora 100%, s'il vous plaît. Atorwa, sinamutoye byose, nari ntaranavuka, ariko yabaye perezida uganje, afite ibyo yakoze byiza, afite n'ibindi byamunaniye, ariko bwa bwana bwacu bwiza n'ubwo ngubwo turamushyigikira. Araje aratuyoboye muri 90, byabaye murabizi, Inkotanyi zirateye, arahindukiye muri ba bantu yayoboraga neza cyangwa bari babanye mu bundi buryo, arobanuyemo ibyitso, barafunzwe. Bitavuze ko mu Nkotanyi hatarimo ibyitso. Ejo bundi nabonye ikiganiro kwa Gatanazi, urumva umugabo unuvukana na Mitari, harya yitwa Ndedi, nibagize izina rye, ariko hari ikiganiro cyabaye kuri Real Talk channel,
aho uyu mugabo wo mu Bubiligi, ntabwo izina riri kuza neza, ariko Muheto, Miheto cyangwa yabivuze neza, muri 90 hari hari ibyitso mu Rwanda. Kubifunga nta nubwo rwose ari ikibazo, numva nta kosa ririmo, kuko bari bashyigikiye umutwe w'inyeshyamba. Kubatortira oya, kubica oya, ariko gufunga icyitso wagifashe, ngira ngo yavuze n'umuntu wari waramaze kuba umukuru wa FPR mu Rwanda, ibyo ni ibintu bisanzwe, ntago byo mbitindaho. Ariko gufata abandi bantu bose ukeka, umututsi wese ugahita wumva ko agomba kujya mu byitso, umuhutu mutavuga rumwe nawe ukumva ko agomba kujya mu byitso, aho niho wamenjeye. Ariko ibyo byarabaye, turabireba turabyihora. Ariko kuko icyo gihe haratangiye kuza amaraso mashya ashyushye, ibiki, ibinyamakuru biri gutangira gukora, amashyaka ari kuvuka, habaho resistance, habaho u Rwanda bamwe bakumbuye, abantu bigenga, ariko rushobora kubona rwo rwari rufite izindi nzitizi ziba zikeneye gukosorwa. Kuko abantu noneho barirekuye bajya mu bintu bitandukanye. Kenshi aho hantu niho njya mvuga nti Habyarimana mwishe, Habyarimana mwahanuye mu ndege, atandukanye na Habyarimana wakoze kudeta. Habyarimana muri 91 na 2 na 3 waramaze no gusinya amasezerano, mukamuhemba kumwica. Ntabwo Habyarimana yiyahuye, uko niko kuri dukwiye kuvuga. Nta simukunda, ntacyo antwaye, nta nicyo yangira, kuko ntago ari muri position yo kugira icyo antwara, ntago rero ndi kumwiguraho. Uzuvuga ibyo ushaka, n'ubundi ibiborohera no kunyita interahamwe mutanazi amateka yanjye, mutanazi n'ubundi we, mutanazi izo nterahamwe icyo zari zinkoreye, ntabyo muzi ko ntimunzi nyine, ariko ushimishwa no kunyitayo. Ariko muri bwa Bunyarwanda bwacu bwiza, interahamwe zari ziyobowe n'umututsi Kajuga Robert. Kajuga ufite ubushuti bw'ibanze bukomeye bw'indani na Jeannette Kagame, cyangwa Nyiramongi Jeannette. Ntabwo ari conspiracy, ariko bwa bwiza bwacu bw'Abanyarwanda. Ntabwo Madamu Jeannette Kagame nyakubahwa, numvise nabingira kwita nyakubahwa, urafata akanya ngo dusobanurire harya 87 uri mu Rwanda kugeza muri 90 cyangwa 89 nimba nibuka, u Rwanda rwari rumeze rute, wari urubaye mute, harya muri FPR bamwirukanye Burundi kubera iki? Dukeneye ibisobanuro. Ibyo bintu nta muntu n'umwe urabyumvaho ibisobanuro, kandi ni ikintu gikomeye. Nimba tuzi uburemere bw'interahamwe n'ibibi zakoze, umuntu wese ufite ahuriye n'umuryango wa Kajuga, mboneraho no kwibutsa abantu ko mwirirwa muvuga abuzukuru bambonye umutwe mukabatesha umutwe, ariko nta muntu numva aharasinga bene wabo na Kajuga, kugeza ubwo Celine harya yanditse igitabo cy'ukuntu yarokotse, ariko ntagira namwe avugamo oncle we Kajuga. No, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibi rero bise ubwana bwiza, ahubwo nibyo biduteza ibibazo iteka ryose. Nibyo byaduteje ibibazo kugeza aho umuntu ajya mu Nkotanyi kuko udashobora kumugeraho, ukajya gufata se na nyina basigaye mu cyaro. Yego bashobora kuba baranazishyigikiye, ariko barasigaye, mukaba ariho mujya gutema, akaba ariho mujya guharasinga. Ibyo bintu ni ibiki? Ubwo bwana bwiza, kandi uyu munsi nibwo bugaragara. N'uyu munsi ndavuga ibi aho kugira ngo munyatake njyewe cyangwa mwatake ibyo navuze, mukumva ko kujya gutesha umutwe mama na data ariyo yubaha amahoro. Murumuna wanjye agomba kwisobanura ku byo navuze, oncle wanjye adashobora kugenda yemye, ku byo nashobora no gusaba attestation de célibat cyangwa de mariage ngo nyibone, ntashobora gusaba passport ngo nyibone mu gihugu cyanjye nkaho ntari umunyarwanda.
tukagenda tukibwira ko inzangano cyangwa iby'ubuhutu n'ubututsi ari byo byatumye haba jenoside. No, icyatumye haba jenoside ni umuco mubi wo kwikundisha ku butegetsi, tugasoma ikirere tukamenya icyo ubutegetsi bushaka, tukajyayo twese nta gisigaye inyuma. Nkabonye ukuntu muri ino minsi abantu bahagurutse bagashyigikira umuntu utuka abandi kuri nyina, ubarisha amabere y'abamama wabo, uvuga bya bice byo hasi abantu bambariraho by'ababyeyi, s'il vous plaît. None ukabona ari gutuka amarara kuri ibyo, ariko umubyeyi ari kumurisha ibyo bye afite abandi bana bari mu nkotanyi cyangwa bari mu butegetsi, minisita akaza akabishyigikira. Harya ubwo bitaniye hehe n'umuntu wagiye kuri radio de Mille Collines RTRM avuga ati mwirukangana udututsi turi hariya, ntakavuga ahantu, abandi bakamuha amashyi? Bitaniye sinshaka kujya kure. Baratubeshye iyo batubeshya ko ibibazo twagize mu Rwanda byazanywe n'amoko. Jenoside ishingiye ku bwoko. Kayibanda afite umugore w'umututsikazi, nta kibazo afitanye n'abatutsi, muzabeshya batabyumva. Uwo mututsikazi bakundanye babyaranye yaramurekeje kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwe, niko yapfuye mbere, niwe wapfuye mbere, ariko bajyanye gufunganwa i Rwerere ahetse n'umwana, ntiyigeze amuta. Ntumbwire ko Kayibanda atakundaga baramube, yabazizaga iki? Minisitiri ashinze iby'impunzi yari umututsi, yagiye i Burundi mukamukubita mukamuvuna agapfa agendera mu kagare. Habyarimana hari inshuti yagize zirenze iz'abatutsi, bakatabarwa kaje guhakwa. Asimisi mbona abantu bikorera Rwigara, Rwigara n'umucuruzi muto ugereranyije na bakaje guhakwa. Bari inshuti magara za Kagame nako za Habyarimana. Tutagiye muri business aba bamakuza, tugiye kwa Kayibanda. Majyambere ise Warine Gahongayire, amafaranga ya mbere yacuruje ntabwo ari Kayibanda bamuhaye. Kayibanda zaramwangaga. Majyambere n'ubu ariho, byarangije adaha miliyoni inkotanyi zamwituye iki, usibye ko naho n'u Rwanda ntashobora kurubamo. Icyo ni ikindi. Ubwo bwana bwiza rero badushuka ko turi abana beza, icyo bashaka kutubwira nuko turi intama, turi ibijujo, baducisha aho bashatse tukagiye tugakoma amashyi. Birababaje kumva batubwira ibintu nk'ibyo. Nizere ko nta muntu wabifashe nk'ukuri ngo abigendereho ararama avuge ko ibintu bimeze neza, yaba yibeshya. Kuri Kagame rero ntago we navuga ngo akunda abantu bose, ahubwo ndabaza nti ninde munyarwanda Kagame atabangamiye? Ni ubuhe bwoko Kagame atabangamiye? Ni ikihe gice cy'abanyarwanda atabangamiye? Ntacyo. Ariko ni iki se kitamushyigikiye? Ntacyo. Nicyo kibabaje. Nivuga kumushyigikira ushobora kubikora consciemment cyangwa inconsciemment, utazi n'ibyo urimo, uraho uraramye gusa, koma amashyi, unyijundika, ntacyo nagutwaye, juste kuko namuvuze ukagira ngo si perezida w'igihugu cyanjye. Nanjye nemerewe kumuvuga no kumujora. Birabaje ko tugiteye gutyo kugeza ubwo leta ivuga ngo
dushyigikire Gasuku tukamushyigikira. Seho leta ivuga ngo musenyere uriya muntu hakaboneka abantu bo kujya kurira inzu. Reka mbaze abantu, leta y'abatabazi yasabye abantu kwirindira umutekano no kujya ku mabariyeri. Ababashe kuresisita icyo kintu ni bake, bamwe barihishe baricecekera, ariko nkeka ko umupolisi kominara azakakubikura mu nzu yawe ati kuki utagiye ku irondo kuri bariyeri, ntabwo ashobora kubona icyo usobanura. Abantu bahindutse intama. None leta y'ubu ni gute ibwira abantu ngo nimwurire inzu y'uriya muntu muyisenye ngo kuko ari akajagari, bakaboneka bakayurira bakayijya hejuru. Tujye mu myigaragambyo yo kwamagana Abafaransa, tugashogoshera kaminuza zigafunga, amashuri agafunga, abantu bakajya kwamagana Abafaransa no guhamagara Kabuye wabo, ubu tutazi ahari na Karenzi wabo ufunze, kandi tukaba tutemerewe kubivugaho. Come on. Ese murumva ko sosiyete yarahindutse? Abantu bavuga ko n'ubu jenoside ishoboka, kuko jenoside ntabwo ndi umuhanga muri byo, ariko uko mbibona nuko mbizi, jenoside ishoboka kubera ko leta ibifite mu kuboko. Leta ivuze ngo aba bantu tubatsembatsembe, haresisita bangahe mu gihugu cyacu tuzi? Muraje mvuge ngo Kagame ntiyabivuga, nanjye navuze ngo reka abivuge, abivuze. Ubu ntahamagara abantu bakajya ku rugamba muri Kongo, abana bagapfa bagashira, tugataha tukifata nk'aho nta cyabaye. Arabyuka mu gitondo akadufungira insengero, tukafata nk'aho nta kintu bivuze, tukagenda tugakora ibitaramo nka cya kintu abonye cyambonye cyaraye kibaye, kikarangira nta n'umuntu uvuze ati Mana watuboreye tugafungurirwa ibitaro. Apana Mana, leta wadufunguriye insengero tugasenga. Ubutama nk'ubwo sibwo butuma buvuga ko turi abana beza? Akatureba akabona icyo dukwiye kugenerwa, nibyo ntazi. Yabuzwa n'iki se bambe? Yabuzwa n'iki ko Kizito aririmba indirimbo itamushimisha, tukamusanga imageragere, bwacya tukamusanga i Rusororo? Yabuzwa n'iki kuvuga ko twitonda mu gihe Rumaga adashobora guhaguruka ngo avugire inshuti ye Bahati, inshuti ye magara yaburiwe irengero? Hari akantu gato, n'iriya ndeshyo arabura nk'urushinge, za zindi George Jeanette yashakaga muri naseka bibabaje. Byabuzwa n'iki kuvuga ko twitonda? Soza rero, iyi niyo mpamvu nashyizeho ino cano, no kugira ngo tujye twibukirana, dukeburane, tubwizanye ukuri, tumenye umusanzu igihugu cyacu gikwiye. Umusanzu w'amashyi no kuyoboka twarawutanze kuva u Rwanda rwabona ubwigenge. Ubwigenge hari ibintu byinshi byiza byatuzaniye, ariko hari n'ibintu bibi nka Kagame byatuzaniye. Dukwiye gukura tugahindura ingendo, tukamenya ko igihugu ari icyacu nawe tukisiganya, tugaharanira ko kigendera ku mategeko, tugaharanira ko abantu bakireshyamo. Umusanzu wacu ukaba kubwiza ukuri leta aho itagenda neza kugira ihakosore. Umusanzu wacu ukaba guharanira uburenganzira bwacu no kubwibutsa abandi. Umusanzu wacu ukaba kumenya ko uriya yarenganye nkarebera ejo ninjye utahe.
tukarinda gakondo yacu. Kagame ni umuntu arakosa nk'uko abyivugira, ahanirwa akosorerwa. Perezida aza gukemura ibibazo by'amasambu, by'ibibanza mu isoko, by'umuntu wagonze undi, bya Gasuku watukanye, bya Bamporiki wariye indonke, kuko habuze iki? Kuko tudafite abantu bize amategeko, kuko tudafite inkiko. Dukwiye guhinduka. Ubu bwitonzi bwacu bwaturishije uburozi, bwadukoresheje amakosa, ariko nitudahinduka tuzongera tugwe mu makosa. Mureke dukanguke. Ibintu Kagame yatubwiye ntago ari umutoma, ahubwo ni ukutunyega. Njye nawe twumva ibi, ndagira ngo twirememo akanyabugabo. Twireme akanyabugabo, dusigaze imbaraga umunsi umwe tuzabasha kuvuga ngo hoya. Umunsi tuzabona bari kudushora mu bidakwiye. Nongere mbisubiremo, Kagame ni perezida w'igihugu cyacu, ibiriya byose abyigira kuko twamuhaye ubwo burenganzira. Biriya byose abyigira kuko akiri perezida, kandi ni perezida nyine. Dukwiye kumenya ko ari twe twamugize kiriya gitangaza, cyangwa ririya shyano, cyangwa uriya simbizi uko umufata kose. So dufite n'uruhare mu gukosora icyo kintu. Uruhare rwacu rutangira mu kumenya uburenganzira bwacu, no kumenya kubuharanira, no kwamaganya ikibi icyo ari cyo cyose, kuko bitsindagire, ibikore uriya nawe ntukingiye, ni wowe utahiwe. Nitwa Pamphile, aba ndumu koranabushake ariko nkaba ndi umwactiviste, aba ndi impirimbanyi iharanira ko duhindura ingendo, duhindura ibyo dukora, duhindura uwo muco utugira intama, tukamenya uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu, kugira ngo tumenye umusanzu tugishyiraho kugira ngo kirushe kuba cyiza. Iterambere ntiribarirwe mu magorofa no mu mamodoka meza abantu bagendamo, ahubwo turebe nuko mu mutwe hacu hafungutse, hawuhejwe, kandi nta n'uryamiwe. Nuko uyu munsi nareshyaga, ndabasaba gukomeza gukurikira uru rubuga, mbasaba gusakaza ino video no ku bandi, kuko mu minsi iri imbere nitumara kugira umubare uhagije, tuzaganira birenzeho, turushaho guhugurana no kumenya uburyo twaba patriote koko, badatiza umurindi abayobozi batubyaza umusaruro mu nyungu zabo bwite, ariko zidusenyera imiryango, zidusenyera gakondo. Kugira amahoro, mukomeze mugire iminsi mikuru myiza, kandi nakagaruka naho utaha. Peace.